Nshuti muvandimwe uduteze amatwi kuri Marayika Wundi TV, turakwakiriye muri uyu mwanya kugira ngo dukomeze twigane ibi byigisho kandi dukomeje no gushimira Imana. Rero muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Nzovu y'Imirindi Emmanuel ndetse na Byiringiro Simeon. Turabashuhuje n'ukuri kandi dukomeje kwishimira n'Imana yakomeje kubana natwe. Igihembwe turagishoje kugira ngo tujye uyu munsi ku cyigisho giheruka. Ubwo rero Imana yaratubanye kandi ngira ngo twungutse byinshi cyane muri ibi byigisho uko twagiye tubyiga, uko iminsi yagiye iha indi. Jyewe muri rusange nungukiyemo byinshi cyane, ariko kandi reka tunashimire n'abantu batubwira ko badukurikirana kandi ibyigisho tubagezaho bibagirira umumaro. Natwe nicyo cyifuzo cyacu, kandi n'abagiye baduha n'ibitekerezo nabo turabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha. Ngira ngo tutarajya mbere hari icyo nawe wabivugaho. Murakoze cyane. Ntabwo umuntu yabura icyo avuga kuko gushima Imana ni ingenzi, kandi hari icyo wari ugarutse nanjye nagomba kugarukaho nshima, ni uko Imana yaturinze muri iki gihembwe cyose kandi ibyigisho bigatambuka neza, kandi amakuru twagiye twakira ni uko hari abagiye babikurikirana. Imana ikomeze kuba umugisha. Kandi icyo twifuza ni kimwe, si uko tugaragara imbere ya kamera gusa cyangwa tubigisha, ahubwo ni uko tuzahura no mu bwami bw'Imana tugasanga tuziranye, kuko twahuriye kuri uyu mutsima w'ubugingo Yesu yagiye aduhereza. Dukomeje kubasaba rero kugira ngo umuntu uzajya agira ikibazo hepfo muri komantere ajya acyandika, turiteguye kumusubiza rwose. kandi hari n'ibyigisho twagiye dutanga hama nimero ku buryo ki kubasobanurira byaba mu buryo bworoshye, kandi natekereza ko ari nimero za WhatsApp twagiye dutanga. Ntabwo twabura gushimira n'abagize igitekerezo cyo gushyiraho iyi televiziyo kugira ngo ishobore gufasha abana b'Imana. Ni ukuri nabo mbibashimiye mbikuye ku mutima. Imana ibahe umugisha. Twabura no gushimira umusore udufasha nabwo gufata ibi biganiro kugira ngo bishobore kugera ku babikurikirana cyangwa n'abazabikurikirana no mu bihe bizaza, nabwo bitunganye kandi bimeze neza. Nawe turamushimiye. Imana imuhe umugisha cyane rwose. Nawe aritanga ku rwego rukomeye. Yego. Mbere y'uko rero dukomeza iki cyigisho, reka tubanze dusenge Imana. Uhoraho Mana ishobora byose, Data wa twese, Imana idukunda, tugushimiye ibi bihe byiza waduhaye kugira ngo twige ibyanditswe byera, by'umwihariko muri iki gihembwe aho twize igitabo cyo Guteka kwa kabiri. N'ukuri kukibonekamo kwadufasha muri iki gihe, turabigushimiye. Uhabwe icyubahiro. Tugiye gukomeza kwiga rero kugira ngo dusoze iki gihembwe. Ubane natwe muri uyu mwanya, kandi Mwuka Wera asobanure amagambo yawe mu buryo bukwiriye, yaba twebwe yaba n'abadukurikiye n'abazakomeza kudukurikira. Ni ijambo ryawe rizakomeze kubafasha. Uhabwe icyubahiro. Uturindishe imbaraga yawe ikomeye, turinde kuba abahanga mu byanditswe byera ngo tubure ubuhanga bwo gushyira mu bikorwa, ahubwo duhe gushyira mu bikorwa ko nibwo buhanga bukomeye kurusha ubundi. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Sima tugiye kwiga icyigisho cya kangahe kandi gikomeza kitubwira ngo iki? Murakoze cyane. Tugiye kwiga icyigisho cya 13 n'ubundi wari umaze kubigarukaho, kitubwira ngo umuzuko wa Mose. Iki cyigisho cyitwa umuzuko wa Mose, hari amasomo baduhaye nk'uko tugenda tuyagarukaho cyane. Isomo rya mbere ni ryo mu Kubara igice cya 20 umurongo wa mbere kugeza kwa 13, Gutegeka kwa kabiri igice cya 31 umurongo wa 2, Gutegeka kwa kabiri n'ubundi igice cya 34 umurongo wa 4, Gutegeka kwa kabiri igice cya 34 umurongo wa mbere kugeza kwa 12, Yuda umurongo wa 9. Ubwo ni igice cya mbere uko igira igice kimwe. Urwa mbere rw'Abakore ni igice cya 15 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 22. Icyo kwibukwa kikatubwira kiti, nyamara Mikayeli ari we marayika ukomeye, ubwo yatonganaga na Satani agira impaka nawe, intumbi ya Mose ntiyahangaye kumucira urubanza amuvuma, ahubwo yaramubwiye ati, Umwami Imana iguhane. Amen. Icyo kwibukwa kirumvikana kandi kiranasobanutse, kandi icyo turi kugarukaho ni umuzuko wa Mose. Mose ni nawe tuzibandaho cyane muri iki cyigisho, niwe tugiye kwibandaho. Murakoze. Muri iki cyigisho tugiye kwiga kigizwe n'ibice bigeze kuri 6 cyangwa se 7. Rero nk'uko twayibonye mu gihembwe cyose,
Mose ni umuntu w'ingenzi ugaragara mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri mu buryo bukomeye cyane. kandi iyi ngingo wenda yo ku isabato nimugoroba mu isubi ya mbere batubwiye yuko byanze bikunze imibereho ye n'imico ye n'ubutumwa bwinshi bugize iki gitabo bigizwe n'igitabo bambi n'amateka ya Mose. Mose rero biragaragara yuko yabaye umuntu udasanzwe, kandi urukundo rw'Imana rwagaragariye muri Mose ku rwego rukomeye. kandi Mose nk'uko turi kumwiga yabaye umuntu w'ingenzi mu buryo budasanzwe. Ubundi muri iyo subi batubwiye yuko urukundo Imana yifuzaga kugaragariza ubwoko bwa Isirayeli, hafi ibintu byinshi yabinyujije muri Mose. Birumvikana ko yari umuntu w'ingenzi. Rero tugeze ku musozo w'igitabo cyo gutegeka kwa kabiri, ari nabwo tugiye gusuzumira hamwe iby'insanganyamatsiko ivuga ngo umuzuko wa Mose, cyangwa se n'amaherezo ye ariko hano mu isi. Imana ihabwa icyubahiro. Ni amaherezo ye hano mu isi, bisobanuye ko bitari birangiye, kubera ko turi buze kurebamo ibindi. Kandi ntabwo habaho umuzuko hatabayeho urupfu. Hano Ellen G. White mu bakurambere n'abahanuzi paji ya 396 yaranditse aravuga ngo nk'uko yaravuze ati Mose yari azi ko agomba gupfa ari wenyine, nta nshuti yo ku isi yari kwemererwa kumufasha mu masaha ye aheruka. Umutima we waratinye kubw'urujijo n'ubwoba byari biri imbere ye. Ikigeragezo kiruta ibindi byose yagize cyabaye gutandukanwa n'abantu yitagaho kandi yakundaga, abo yahoraga ahangayikiye, kandi imibereho ikaba yari yaromatanye nabo igihe kirekire. Ariko yari azi kwiringira Imana, bityo mu kwizera kutajijinganya we ubwe ndetse n'ubwoko bwe, yishyira mu rukundo rw'Imana n'imbabazi zayo. Imana ihabwa icyubahiro. Uwo ni wo murage wa nyuma Mose yashoboye gusigira abana ba Isirayeli, ndetse natwe tubyiga uyu munsi. Nubwo yari afite ubwoba, yumvaga ibintu bidasobanutse, umuntu wari ugiye gutandukanywa n'abantu, umutima we yarakubiranyijwe nabo, yabakundaga. Urukundo rw'Imana rwagaragariye muri Mose ku bwoko bwa Isirayeli. Ni ukuri abo bantu yaragiye gutandukana nabo, ariko uko byari bimeze kose yishyize mu rukundo rw'Imana, yiyegurira Imana ubuheruka. Ahasigaye ibindi byo yavuze ati imbabazi z'Imana zizakora icyo zibona ko ari ingenzi kuri njyewe cyane rwose. Bakomeje batubwira nk'uko imibereho ya Mose n'umurimo byerekanye byinshi bijyanye n'imico y'Imana, ni nako bimeze ku rupfu n'umuzuko we. Ntabwo turi buze kuhatinda cyane kuko tugomba kugira ahandi twerekeza, ariko byagenda kose gupfa kwa Mose, icya mbere gishobora kugaragara aha ngaha wenda ni ubutabera bw'Imana ku byerekeranye n'amategeko yayo, ariko nanone mu gupfa kwe Mose hongeye kugaragara urukundo rw'Imana, kuko Imana ubwayo niyo yamwishyinguriyeho ikimenyetso cy'uko Imana yari imufite mu biganza byayo n'ubundi. Ikindi kandi mu kuzuka kwe tuboneramo intsinzi ikomeye cyane, kuko nabyo biri mu bintu byagaragaje icyubahiro cy'Imana, ndetse bikomeza kugaragaza urukundo rw'Imana ndetse n'imico yayo mu buryo budasanzwe. Imana yagiye yigaragaza, kandi ni isomo kuri twebwe ab'uyu munsi. Ingingo yo kwa mbere iravuga ngo icyaha cya Mose umugabane wa mbere. Icyaha cya Mose umugabane wa mbere. Iyi ngingo yakomeje itubwira ko mu buhakanyi no mu ruzerero abana ubwoko bw'Imana bwagiye buhura nabwo, ariko uko byagenda kose Imana yagiye igaragaza ubuntu bwayo. Kandi kimwe muri ubwo buntu Imana yagiye ibagirira, yagiye ikora ibintu bitandukanye, harimo kubagirira neza, ikabaha amazi yo kunywa, ikabahereza ibyo kurya mu buryo bw'igitangaza, kandi ari ubuntu, ari nta kintu batanze cyangwa se atari uko bari babikwiriye. N'ubundi ntabwo bwari kuba ari ubuntu iyaba iby'Imana iduha twari kuba tubikwiriye. Birumvikana ko turamutse tubikwiriye cyaba ari igihembo, ntabwo bwaba ari ubuntu. Bakomeje batubwira ko muri ubwo buntu Imana yagiriye ubwoko bwayo, nyuma y'uko ibaha ibyo kurya yabahaye n'amazi yo kunywa. Kandi aya mazi cyari ikintu cy'ingenzi cyane mu butayu, ahantu hari habi, ahantu hari ubushyuhe n'umucanga utwika, ariko Imana ikabaha amazi yo kunywa, hiswe ahantu h'ikidaturwa. Hanyuma Pawulo rero yaje kubigarukaho nyuma yaho mu isezerano rishya, mu Bakorinto igice cya 10 aravuga ngo kuko banywaga ku gitare cy'umwuka
cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Ellen G. White wakurambye n'abahanuzi paje 345 nawe yaranditse aravuga ngo ahantu aho ariho hose mu rugendo rwabo bakeneraga amazi yaturukaga mu busate bw'ibitare maze agatemba iruhande rwaho bari bakambitse amahema. Ni ukuvuga ngo Imana bwa mbere Mose yabwiwe gukubita igitare, hanyuma icyo gitare kivusha amazi, baza kubona amazi yo kunywa. Hanyuma uko bagendaga cya gitare cyabakurikiraga mu busate bwacyo hakomeje kududubizamo amazi bakagenda banywa. Ubu bwari ubuntu bw'Imana butangaje kugira ngo Imana ibakorere iki gikorwa. Yego. Murakoze. Hari isomo bari kuduheza ryo mu gitabo cyo Kubara igice ni icya 20 umurongo n'uwa mbere kugeza ku murongo wa 13. Haratubwira ngo titire y'iki cyo gice avuga ngo Mose na Aroni bakora icyaha gituma Uwiteka yanga ko bajya i Kanani. Ayo masomo yose ntago cyangwa se imirongo yose ntago turi buze kuyisoma, ahubwo turivuga mu nshamake n'icyo Imana yari igendereye ivuga kuri ariya masomo. No kuvuga ngo ahangaha turagaruka kuri Mose cyane ko ariwe turimo kwiga, aho bakigera hariya bongeye kugira ikibazo cyo kubura amazi. nk'uko wenda bari bigarutse no hejuru twagiye tubona ibitangaza bagiye bahabwa, nyamara ntabwo bagira Imana icyizere ngo bizere ko naho ngaho bageze aho bashoboraga kuba nta mazi bari kubona, Imana ishobora kongera kuyabaha nk'uko yabaherezaga. Batangira kwivovota. Mu kwivovota kwabo rero ni ikimenyetso cy'uko tizera Imana, ndetse byaje gukurira Mose gukora icyaha kidasanzwe cyatumye abuzwa igihugu yari yarahawe ho gakondo nawe agomba kuzinjiranamo n'ubwoko yari ayoboye. Rero uko byagenze hano baratubwiye ngo nuko Mose ku murongo wenda guhera ku murongo wa 10 ukamanuka, Mose yaje imbere y'iteraniro, ndawuheramo hagati. Mose na Aroni bateraniriza iteraniro imbere y'icyo gitare. Mose arababwira ati, nimwumve mwa bagome mwe, muri iki gitare twabakuriramwo amazi. Ntari kubaza, ari kubaza, kandi Uwiteka yaramubwiye ngo genda ubwire igitare kivemo amazi. Nuko Mose amanika ukuboko akubita icyo gitare inkoni ye ubugira kabiri. Gukubita kiriya gitare kabiri amazi ntiyabuze kuza, ariko yari akoze icyaha kuko yaranyuranije n'icyo amategeko y'Imana n'icyo itegeko ry'Imana ryari rimubwiye ko ari gufata inkoni akagenda igereranya ubushumba cyangwa se ubutware, ubundi akabwira igitare kikamena amazi cyangwa se kigatanga amazi. Hepfo bakomeje batubwira yuko icyo kintu Mose yari akoze, baravuze ngo ku rwego rumwe ntibikomeye kubona no gusobanukirwa gucika intege bya Mose. Nyuma y'ibyo Uwiteka yari abakoreye ibimenyetso n'ibitangaza no kubohorwa mu buryo bw'igitangaza ku iherezo bari bageze ku rugabano rw'igihugu cy'isezerano. Icyakurikiyeho ni iki? Mu buryo batari biteze babuze amazi, maze batangira kugambanira Mose na Aroni. Mbese byari ko ubu none Uwiteka atashoboraga kubabonera amazi nk'uko yari yabibakoreye kenshi cyane mbere hose? Nta gushidikanya oya, yari kubikora kandi yari agiye kongera kubibakorera. Bivuze ngo habayeho gusa naho batandukanye n'Imana ku rwego rumwe, batangira kugomera ab'Imana yahamagaye, nyamara ibitangaza Imana yabakoreye ntiyari yakabiretse, n'ubundi yari ifite gahunda yo kugira ngo ibakorere. Nyamara Mose amagambo yavuze aratangaje nyine, naho gucika intege kwe kwagaragariye. Nyamara reba ku magambo Mose ubwo yakubitaga urutare ndetse kabiri, nimwumve mwa bagome mwe, muri iki gitare twabakuriramwo amazi. Umuntu ashobora kumva uburakari bwari mu jwi rye kuko yatangiye abita abagome. Birumvikana Mose yavuze iri jambo kubera uburyo ki Isirayeli yari yigaragaje kutanyurwa, ariko nawe birangira Satani asa naho amukatisha ikoneho gatoya, uburakari bwe busa naho butayobowe n'Imana, birangira bimuhindukiye icyaha gikomeye cyane. Yego, urakoze cyane. Ese ubundi kubera iki amazi yarabuze kandi bari bakiri kumwe n'Imana, ndetse n'ibimenyetso by'uko bari kumwe n'Imana bikaba byari bikiriho? Hano iyi ngingo itubwira yuko bari bageze ku rugabano rw'igihugu bari barasezeraniwe, kandi Imana rero abahaye amabwiriza ababwira yuko igihe ubwo bagiye gufata urugendo noneho bazanyura mu gihugu cy'Abedomu,
cyangwa se cy'Abesawu, kandi muri icyo gihugu hazaba harimo amazi menshi n'ibyo kurya byinshi. Kubw'iyo mpamvu rero muzabahaheho ibyo mukeneye. Kubera iyo mpamvu rero ntabwo bari bagikeneye ya mazi aboneka mu buryo bw'igitangaza, kandi hari amazi menshi ndetse n'ibyo kurya byinshi bari bagiye kubona. Ariko kubera kutiringira ijambo Imana yari yaravuze, igihe bari bageze muri icyo gihugu bakomeje gushaka gutungwa n'ibitangaza, kandi hari ibigaragara Imana yari yababwiye. Ibyo Imana yari yababwiye nibyo byari byatumye amazi baza kuyabura. Hanyuma rero bongeye kwivovota, Mose aragenda atakira Imana. Amaze gutakira Imana iramubwira ati okay, ubwo badashaka kwemera ibyo nababwiye bigaragara, bakaba bashaka ibitangaza, ubibakorere. Ugende ubwire igitare yuko kivusha amazi, hanyuma numara kukibwira kiravusha amazi, nabo bagenze bate? Banywe amazi. Ariko kubera gucogora no guhora mu ntambara kwa Mose, aho kuvuga yaragiye akubita cya gitare. Ni ukuvuga ngo kuvuga byari kugaragaza igitangaza gikomeye kurusha gukubita. Gukubita cyari igitangaza, ariko kuvuga byari igitangaza kurusha kugenza gute? Kurusha gukubita. Mose rero yagombaga kwizera no kwiringira ijambo Imana yavuze kurusha uko yari gukubita. Ariko nawe ntabwo ngo yagaragaje kwizera uko Imana yifuzaga ko agira, ahubwo yarakubise. Ibi bibabaza Imana. Hanyuma Mose yarabivuganye ngo n'uburakari arega ubwoko bw'Abisirayeli, yari afashe umwanya wa Satani wo kurega. Ariko kubera ko Imana yagombaga kumara inyota abana be, yemeye kuvusha amazi muri cya gitare. Icyo turi bubone ahangaha, ibi bintu byababaje Imana, kubera ko Mose yari ahinduye inama y'agakiza, avuze yuko Kristo bitahagije yuko azabambwa rimwe. Gukubita rimwe bwa mbere byari byarakozwe, bivuze ko azabambwa rimwe. Ubwa kabiri kuvuga byari guhwana nuko nyuma yuko Kristo abambwa, imigisha yose yagombaga kuboneka muri Kristo kubwo gusenga no kwihana, bitari ngombwa ko Yesu yongera kugenza gute? Kubambwa. Mose rero ntabwo ariko yabigenje. Ibyo bintu byababaje Imana. Ni muri ubwo buryo batubwiye yuko tudakwiye gufata icyemezo turakaye, dukwiye gutuza tukabanza tugasenga, kandi tugasaba Imana imbaraga zatubashisha gufata ibyemezo. Murakoze cyane. Aho ngaho usoreje ho baravuze ngo nubwo twaba tuzi yuko uburakari dufite bufite impamvu. Buriya hari igihe umuntu ashobora gutekereza ko uburakari afite bufite impamvu, bikaba byamubera impamvu yo gukoresha ubukara ndetse n'ijwi rirakaye cyane. Oya, nubwo twaba dufite impamvu, dukeneye gutuza kuko na Kristo yaratuje igihe yarwanaga iyi ntambara. Niba byaragejeje umukurambere wacu habi, ntabwo twagira icyizere ko twebwe bizatugeza heza, kuko uko byagenda kose ni ukutubera kabarore. Bitubera isomo rero, niba turangwa n'uburakari, Kristo arari kugira ngo adufashe kuri iyo ngingo. Amen. Twakomeza n'ingingo yo kuwa kabiri. Yego. Icyaha cya Mose, umugabane wa kabiri. Hano baratubwiye n'ubundi, batubwiye gusoma imirongo igeze kuri 2 w'igitabo cyo kubara, igice cya 12, igice cya 20, umurongo wa 12 n'uwa 13. Impamvu yihariye Uwiteka yabwiye Mose yari gutuma adakomeza urugendo kubera icyo yakoze ni iyihe? Uwiteka abwira Mose ati, ubwo tugiye kuri iyo mirongo. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, kuko mutanyizeye ngo mwerekanire kwera kwanjye mu maso y'Abisirayeli, ntimuzajyana iri teraniro mu gihugu mbahaye. Ayo niyo mazina y'Imeriba, ayo niyo mazi y'Imeriba, kuko Abisirayeli batonganije Uwiteka akerekanira muri bo kwera kwe. Noneho bakimara kutubwira ayo magambo, dushobora guhita twumva impamvu ikomeye cyane yatumye Mose ataba uwo ugomba kwerekera muri cya gihugu cy'isezerano nk'uko yari yarabibwiye. Ikigaragaramo cya mbere, kuko mutanyizeye. Icyo ni ikintu cya mbere cyatumye Mose atemererwa kujya mu gihugu cy'i Kanani. Ikindi cya kabiri ni uko aterekaniye kwerekana kwera kwanjye, ni uko ngo Mose muri kwa kutizera ntabwo kwera kwe yabashije kukugaragaza nk'uko Imana yabishakaga. Kandi mu yandi magambo, iyo Mose aza kuba
yariturije kandi agakora ibigikwiriye agaragaza kwizera kwe no kwiringira Imana hagati y'ubuhakanyi bwabo, aba yarahesheje Uwiteka ikuzo imbere y'abantu kandi akongera kubabera urugero rw'icyo kwizera nyakuri no kumvira ari byo. Ngiyo mpamvu ya kabiri yatumye Mose aba utagomba kwerekeza muri kiriya gihugu. Yego. Harimo impamvu ya gatatu nabonye muri iki cyigisho, nuko kandi ibyo bintu byabaje Imana ku rwego rwo hejuru, nuko Mose yafashe umwanya w'Imana. Yego. Mu yandi magambo, icyaha uyu mugabo Mose yakoze cyari kingana n'ubundi n'icyo na Satani nawe yakoze. Ibyo kwishyira mu mwanya w'Imana, kandi muri iki gitare twabakuriramwo amazi, ngo ikirego Abisirayeli barega Mose ko Mose ari wakuye Abisirayeli muri Egiputa cyari kibonye ishingiro ko Imana atari yabakuye muri Egiputa, ahubwo ari Mose na Aroni bakuye Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. Kandi Mose yari igikoresho cy'Imana, ntabwo Mose ari wari warakuye Abisirayeli hehe mu gihugu cya Egiputa. Rero ibyo byari bingana n'uburyo Mose yari arafashe umwanya Imana yari ikwiye gufata, yuko yari yikuriye abana bayo mu gihugu cya Egiputa iberekeza i Kanani. Iki ni nacyo Satani nawe yari yarafashe, ngo yari yarafashe icyubahiro cy'Imana, arangije abona yuko ngo azarenga inyenyeri z'Imana, ndetse akazamura intebe ye igasumba intebe y'ishobora ibingana iki y'ishobora byose. Iki ni icyaha cya gatatu kitagombaga kwihanganirwa, ku buryo kitagombaga gutuma agera mu gihugu cy'isezerano. Ni muri ubwo buryo rero Mose ntabwo yumviye icyo Uwiteka yari yamubwiye gukora. Twabonye yuko icyo yari yamubwiye gukora kwari ukubwira igitare kikavusha amazi aho kugira ngo agikubite. Hano bakomeje batubwira ngo Mose yafashe inkoni, kandi niko Imana yari yamubwiye. Hano bavuze yuko rero ikibazo ntabwo kwari ugufata inkoni, bisobanuye ko ikibazo ntabwo ari ubuyobozi, ahubwo ikibazo nicyo dukoresha bwa buyobozi. Kugeza ahangaha rero byari ibintu byiza. Hanyuma gukubita amazi akaboneka byari kuba ari igitangaza gikomeye, ariko nk'uko twabivuze igitangaza gikomeye kurusha ibindi kwari ukuvuga ibi byari kugaragaza ibidasanzwe no gukomera n'ububasha by'Imana. Nakoze cyane. Hano rero barakomeje batubwira ngo nibyo ku bigaragara bishobora kuba byaragaragara nk'aho igihano Imana yahannye Mose cyari gikabije. Nyuma y'ibyo Mose yanyuzemo byose, n'ubundi ntiyari kwemererwa kwambuka ngo agere mu gihugu cy'isezerano. Kuva igihe cyose iki gitekerezo cyagiye kivugwa, abantu batangajwe n'impamvu kubera igikorwa kimwe cy'ubuhubutsi yangiwe kubona icyo yari ategereje igihe kirekire. Ni ukuvuga ngo hano ikintu gito cyumvikana, bigaragara yuko Mose yari yaragize kwirinda gukomeye cyane, kandi mu buryo bushoboka bwose yagaragaje urukundo rw'Imana nk'uko twagiye tubireba. Ariko icyaha kimwe gusa cyo gukora igikorwa cy'ubuhubutsi, ariko nyamara nubwo cyiswe kimwe tubonyemo byinshi. Twebwe dushobora kubona kimwe cy'uburakari, tujye tuzirikana yuko icyaha kimwe kijya gihamagara ikindi. Ni ukuvuga ngo uburakari nubwo bwari bufite impamvu, bwarangiye yise ubwoko bw'Imana abagome. Mu gitabo cy'abakurambere n'ahanuzi baranditse aravuga ngo ririya jambo Mose yakoresheje yita ubwoko bw'Imana abagome, kuko byari bivuye muri Mose gusa, atari Imana yamutegetse kubivuga. Ko hari n'igihe Imana yagiye mbwira ngo genda ubabwire ngo ni ubwoko butagonda ijosi, ni ubwoko bw'abagome. Ariko ko atari Imana yari ibyivugiye ngo imugire intumwa, yarabaye uca iteka. Niko mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi kivuga. Rero nubwo bigaragara ko ari ikintu gisa naho gitunguranye abantu benshi bibazaho, ariko Imana yashaka kugaragaza yuko nubwo abantu bashobora gukora icyaha ari abayobozi, nabo Imana itabirebera, ahubwo nabyo ibihana nk'uko n'umuntu mutoya cyane nawe yabikora. Twabonye mu cyigisho cyatambutse yuko Imana ntigirenza amaso abantu. Ndatekereza ko mu butabera bw'Imana, Imana ashaka gukomeza kugaragaza yuko amategeko yayo adahinduka. Amena. Murakoze cyane. Dusoza iyi ngingo, kimwe wari umaze kukigarukaho, Imana yerekanye iyo icyaha cya Mose kitaza guhanirwa, abantu bazaga kwibwira yuko ibyaha by'abayobozi bititabwaho. Nyamara nk'uko iby'aboroheje byitabwaho, ni nako n'ibyaha by'abakomeye bigenza gute? Byitabwaho.
ikindi kandi nubwo abantu baba ari abayobozi ntabwo bafite uburenganzira bwo gufata ibyemezo barakaye, kuko bashobora gufata ibyemezo bibi bishingiye kuri kamere ya kimuntu. Ikindi cya gatatu nanone kiri muri iyi ngingo, iyo iki cyaha kitaza guhanirwa, abantu bajyaga gukomeza kwibwira yuko Mose ari wakuye Abisirayeli muri Egiputa, atari Imana yagenje gute, yabakuye muri Egiputa. Nshuti muvandimwe udukurikiye kuri Malayika Wundi TV, reka dusabe Imana kugira ngo iduhe gufata ibyemezo bizima, kandi igihe turakaye twirinde gufata ibyemezo, ahubwo tubanze dutuze, dusenge kandi dusabe Imana imbaraga kugira ngo bwa mbere tubashe gutsinda kamere ya kimuntu. Ingingo yo kuwa gatatu iravuga ngo urupfu rwa Mose. Nk'uko byari byaramaze kuvugwa, hano hari amagambo yanditswe mu buryo bwo gutangara avuga ngo Mose we, aho wari warageze umaze kunyura muri byinshi, none urasigaye udasohorejwe isezerano ryawe ryahawe Aburahamu mu myaka 100 ashize. Urubyaro rwawe ryavuga ngo urubyaro rwawe nzaruha iki gihugu. Ni nkaho ari amagambo Mose yagombaga kwibutswa, amagambo y'urucantege, kubera ko yari amaze kubwirwa yuko atazagera mu gihugu cyahe, mu gihugu cy'isezerano. Igihe wahereye uruha, igihe wahereye uvuga iby'amasezerano, yewe noneho nawe ntabwo uzagerayo. Hano hari amagambo yakoreshejwe mu guteka kwa kabiri mu gice cya 34 uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 12. Nagerageje gushyira amagambo makeya avuga ngo Mose yazamuwe umusozi witwa Nebo, ajyanwa mu mpinga yawo yitwa Pisiga. Muri iyi mpinga ngo yari yitegeye Yeriko, umudugudu wa Yeriko. Kubera iki Yeriko bayizanyemo? Kandi Yeriko yari imwe mu migabane abana b'Isirayeli bagombaga kugenza gute, bagombaga guhabwa. Arangije yitegera aho hantu, yerekwa igihugu cyose bagombaga guhabwa. Yeretswe igihugu cy'isezerano, imigabane yose yagombaga guhabwa abana ba Isirayeli. Imana hanyuma irangije imuvugaho amagambo adasanzwe, ndibuze kuyavugaho, wenda nawe umaze kugira icyo bivugaho. Ariko icyo tureba cyo nuko mu buryo Mose asa naho yari amaze kumenyeshwa ko agiye gupfa, ariko Imana yamweretse ibindi bintu byagombaga gutuma anezezwa nuko isezerano ry'Imana ritazabura gusohora. Amen. Bakomeje batubwira amagambo akomeye. Mose biragaragara yuko amaze kwerekwa ibyo byose yongeye kwisubiramo, ngo ahera mu mateka ye akurwa kwa Yokebedi akajyanwa ibwami, amashuri yize byose uko byagenze, nuko igihe cyaje kugera agakurwa aho ngaho akajya kwa Yetiro, akahamara igihe kinini cyane, kuko uburyo yagiye abura amahwemo, ayaburiye n'imihati yagize igihe yaviriye mu gihugu cya Misiri, uburyo yagiye kwa Yetiro akaragira imyaka 40, uburyo marayika yamubonekeye ari mu gihugu cyaka umuriro, ndetse n'uburyo Imana yamuhamagaye kugira ngo ajye gucungura Abisirayeli. Nibyo yongeye kureba ibitangaza bikomeye cyane by'imbaraga byakorewe ubwo bwoko bwatoranijwe. Yitegereza imbabazi zabihanganiye cyane mu myaka yabo yose. Ibyo byose Mose arabyitegereza, n'uburyo Imana yarabakoreye ibyo byose, n'uburyo Mose yabasabiraga ndetse agakora adacogora. Ibyo byose akomeza kubyitegereza, yongera kwitegereza iby'abatasi, byose arabyitegereza. Biragaragara yuko yari kongera kwita ku mibereho y'ibyamuranze, kandi yari afite impamvu zimutera kubitekereza, kuko yari mu masaha ye ya nyuma. Ibibazo yahuye nabyo, intambara yarwanye nazo, muri ya magambo y'urucantege dusa naho twari duhereyeho, bigaragara ko ibyo yari yarakoze byose byari bibaye imfabusa. Iki ni ikintu kibabaje cyane, kandi bigiye kuba imfabusa. Imana hari icyo yabivuzemo, kandi ndibuze kubigarukaho. Nyamara Mose yasubiriwemo isezerano ryahawe ubwoko bwe, ryari ryarahawe abakurambere babo. Iri jambo nirivuga ngo ngikiriya igihugu narahiye Aburahamu na Isaka na Yakobo, nti nzagiha urubyaro rwawe. Uwiteka yakoreshaga iyo mvugo
hafi ijambo ku ijambo iva ku byo yari yarabwiye Aburahamu n'abana babo kenshi yerekeye ku kubaha igihugu. None ubu Mose nawe yari yongeye kubisubirirwamo. Imana ni inyangamugayo. Nubwo Mose atari kukigeramo kubera icyaha yari yarakoze, ariko Imana yamubwiye yuko izasohoza isezerano yari yarasezeranye. Mose yabwiwe kukirebesha amaso ariko ko atazakigeramo. Bakomeje bavuga ngo ryari iyerekwa ridasanzwe kugeza kuri Mose nawe yongeye kurisubirirwamo yuko byanga bikunda icyo gihugu izakigezamo ubwoko yatoranije. Urakoze cyane. Uramutse ukurikiranye amateka y'ibyo Uwiteka yerekeraga Mose kuri uriya musozi, hariya yari amaze kumugeza Pisiga, kuri uriya musozi yari amaze kumugezaho. Hano muri umwanditsi yaranditse aravuga ngo uramutse ubyitegereje neza wasanga harimo gushinyagura gukomeye cyane, aho umwanditsi yavuze ngo wabashaga kuba wakagiye muri kiriya gihugu iyo uza kunyumvira. Ririmo ijambo risa naho ari ugushinyagura, ariko nanone hari ikindi dushobora kumvamo. Noneho ibindi, ahubwo Uwiteka yerekaga Mose nubwo ibyo byose byabaye, ndetse nubwo Mose yakoze amakosa, hari ikindi kintu kidasanzwe nk'uko namaze kubivuga. Yerekaga yuko byanze bikunze icyo gihugu Imana nk'uko yabisezeranye ko izagitanga ari indahemuka ku byasezeranijwe. Iki ni cyo Uwiteka ashaka kumwereka. Ikindi kintu kidasanzwe nk'uko turi bukomeze kubireba hano, ikivugwaho nuko Uwiteka yaramufitiye ibyiza by'akarusho abikiye uyibera indahemuka, nyamara ari umugaragu w'umunyantege nke. Iki ni ikindi dushobora kumvamo. Nubwo Mose byari bigaragaye ko ari umunyantege nke, ariko yongeye kumwishurira yuko Imana nubwo igiye kumuhana, ariko byanze bikunze hari ibyiza ibibikiye abagaragu bayo bayikorera, ariko akandi kantu b'abanyantege nke. Bivuze ngo ntabwo tuzajya mu ijuru twese tunganya imbaraga, buri muntu wese Imana imutwara mu buryo agendamo, ariko nanone akaba ari umuntu wanga icyaha, niyo yagikora akaba ari uwiteguye gusaba imbabazi. Mu gusoza iyi ngingo hari amagambo ngiye kugarukaho aboneka mu Guteka kwa kabiri igice cya 34 umurongo wa 5, uwa 6, uwa 10 kugeza ku murongo wa 12. Namwe aka kanya muzagafate musome iyi mirongo. Ni ibintu bidasanzwe byavuze ku mugaragu w'Imana Mose, nubwo yari umunyantege nke, ariko yari umunyantege nke wihana. Imana ihabwe icyubahiro. Ibyo bintu bidasanzwe baravuze ngo nuko Mose umugaragu w'Uwiteka apfira aho ngaho mu gihugu cy'Imowabu uko Uwiteka yategetse. Nk'umusirikare wari unaniwe, wari umaze kwerekwa byose, amaze no kubona uburyo yagiriwe ubuntu ndetse n'imbabazi, yaramanutse agwa kuri uwo musozi, ariko araruhuka nyine birumvikana. 6, amuhamba, uyu ni Uwiteka, amuhamba mu gikombe cyo mu gihugu cy'Imowabu giteganye n'i Beti-Pewori, ariko ntawe uzi igituro cye na bugingo n'ubu. Umurongo wa 10, mu Bisirayeli ntihabonetse ukundi umuhanuzi uhwanye na Mose Uwiteka yamenyaga barebana, ntawagereranywa nawe kubw'ibimenyetso n'ibitangaza byose Uwiteka yamutumye gukorera mu gihugu cy'Egiputa, ngo abigirire Farawo n'abagaragu be bose n'igihugu cye cyose, no kubw'iby'amaboko menshi byose n'ibiteye ubwoba byose Mose yakoreye mu maso y'Abisirayeli bose. Reba uyu muntu tubonye twahoze tugaya wakoze igikorwa kibi cyo kugayisha Imana, ariko Imana ivuze yuko nta wundi muntu wahwanye na Mose bamubanjirije no mu bamuherutse. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Iyo twihannye ni ukuri ntabwo Imana yareka kuduha imbabazi, kandi imirimo twayikoreye iy'agaciro ihabwa agaciro ku rwego rwo hejuru, kandi Imana inezezwa n'ibikorwa byacu bya nyuma, cyangwa no kwihindukirira kwacu kwa nyuma, hanyuma ikatwakira uko byagenda kose, kandi ikatubara nk'intwari. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo ishobora kwibagirwa ibyo twayikoreye, ntabwo ariko iteye, kandi yiteguye no kuzabihembera. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amen. Abantu twebwe iyo ugize icyo ukorera mugenzi wawe kitari cyiza, ibyiza byose wamukoreye biribagirana, ndetse bikarangira icyo kimwe
kibaye impamvu yo kwangana urunuka. Ariko reka dushime Imana ko itandukanye n'abantu, kandi ngo bamaze kwakira iyi sano tubashe kugirana n'Imana bahinduka imitima, bakagira umutima nk'uw'Imana. Natwe abadukoreye ibyaha tukagira imitima ibababarira, kandi ntiduhore twibutsa ibyo badukoreye. Ndatekereza yuko mu byigisho byatambutse twagiye tubona ngo ibyo Imana yahamagaraga Abisirayeli, kuko itabashaga kuba yabikora, n'abayikurikira yabahamagaraga kudakora ibyo nayo itakora. Niyo mpamvu natwe mbona ko ari ingenzi yuko tuba abantu bashobora kubabarira abantu byimazeyo intege nke z'abantu, tukazibabarira ko natwe turi abantu, ariko kubera ko twakiriye Yesu mu bugingo. Urakoze cyane. Twakomeza n'ingingo yo kuwa 4 itubwira ngo umuzuko wa Mose. Yakomeje itubwira ngo iki? Ingingo yo kuwa 4 nk'uko bivuze yavugaga umuzuko wa Mose. Mbere yuko tubona umuzuko hari akantu wigeze uvugaho nyine kavuga ngo ntabwo umuntu ashobora kuboneka umuzuko hatabanje kuboneka urupfu. Hano muri iyi ngingo rero icya mbere duhita tubonamo nuko nk'uko yaramaze no kubisoma, Imana Uwiteka nyir'ibihe byose niwe wifatiye Mose akimara kumwereka ibyiza byose, umutima wa Mose umaze guhumurizwa, ndetse n'icyaha yakoze yamaze kukibwirwa yanakihannye, tubona ashiramo umwuka mu buryo busa naho budasanzwe. Ariko tuza kubona Uwiteka ubwe mu cyubahiro gikomeye cyane harezaga umugaragu we ari umwishyingurira. Amaze kumushyingura rero isubiho baratubwiye ngo birumvikana cyane ku rwego rukomeye. Mu mirongo mike tubasha kwitegereza aha ngaha, umuntu w'ingenzi wagaragaye mu Bisirayeli mu gitabo cyo Guteka kwa 2 akaba izingiro ryacyo akakigaragaramo cyane, Imana imugaragaza nk'umuntu udasanzwe. Tumubona nawe nk'umuntu wabaye icyitegererezo gikomeye mu itorero ryo mu isinagogi, mu itorero ry'Abisirayeli, kugeza no muri iki gihe tumubona yapfuye. Ni ibintu bisa naho bidasanzwe, ariko tubasha kwigiramo ikintu gikomeye. Yapfuye nk'uko n'abandi bose bapfa. Aragenda nyine uwo muntu wari intwari, uwo muntu wari ukomeye cyane, nuko arahambwa. Ariko Imana ishimwe kubera ko ngo niyo yamwishyinguriye. Bwa mbere tubona ko impamvu yatumye Mose Imana ariyo imwishyingurira bitewe no gukomera kwe. Yarasanzwe abantu bamuziho, abantu bari kugira akaga ko kuramya igituro cya Mose, Imana iramwishyingurira. Hanyuma rero hano batubwira yuko noneho ihame riboneka mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 14, amagambo ahavugwa nayo ni amagambo twavuga ko yavuzwe kuri Mose, cyangwa se yagombaga kugaragara kuri Mose, avuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Umwuka nawe aravuga ati ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Ariko kandi bakomeje batubwira ngo ikinejeje ntabwo urupfu rwa Mose rwabaye igice giheruka cy'igitekerezo cya Mose. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo urupfu rwa Mose byarangiriye aho ngaho ngo amateka ya Mose abe arangiye ku buryo atagombaga kongera kuvugwa. Byagenze gute? Mu gitabo cya Yuda umurongo wa 9 hari amagambo batubwiye, nyamara Mikayeli ariwe marayika ukomeye, ubwo yatonganaga na Satani agira impaka nawe, intumbi ya Mose ntiyahangaye kumucira urubanza amuvuma, ahubwo yaramubwiye ati umwami Imana iguhane. Intumbi ya Mose iragarutse mu isezerano rishya. Kuba igarutse mu isezerano rishya, kandi tukaba turi kubona abantu babiri basa naho abanyambaraga babiri basa naho bari bahanganye, nuko byanze bikunze nubwo tumubona yapfuye, ariko twongera kumubona ubugingo bwe bwongera gusa naho burwanirwa na Kristo ndetse na Satani. Satani we yashakaga yuko Mose acirwa urubanza rw'abacumuye, ariko Kristo yongeraga kugaragara kubw'ibyasezeranywe yuko n'ubundi hari umucunguzi wagomba kuza upfira abanyabyaha. Kandi biragaragara ko impamvu Kristo yahagaragaye ni uko icyaha cya Mose yari yarakihannye. Rero byari ngombwa cyane yuko Kristo arengera ubugingo bw'uyu muntu. Amena. Bongeye kugaruka ko icyaha cya Mose cyari kingana n'icyaha Satani yakoze mu ijuru, aricyo cyo gufata umwanya w'Imana. Ariko Mose icyo cyaha yarakihannye. Muri uko kukihana rero, mu gihe Satani yashekaga avuga ko Mose ari uwe, Mikayeli yarahagobotse. Kandi Mikayeli niwe Imana yashyiriyeho uhereye kera kose yuko ari we agakiza kazabonerwamo. Mu gihe cy'aba Mose cyangwa se no mu gihe cy'aba Adamu byagaragariraga mu bitambo. Uyu Mikayeli rero warwanye na Satani mu ijoro, ni nawe wagobotse aburana intumbi ya
ya Mose. Ariko nanone hano mu kuburana iyi ntumbi ya Mose baratubwiye ngo gutonganira intumbi ya Mose bigomba kuba byarabaye kuko Kristo uwo yarimo asabira Mose kuzuka kwasezeranwe. Imana ihabwa icyubahiro. Ukuzuka kwasezeranwe Mikayeli yari arimo abisaba Data wa twese ko agomba kuzuka kugira ngo abe igihamya gikomeye cyane yuko bakoreye Imana bakaza kujya mu bituro batazaheranwa n'ibituro, ahubwo Kristo n'ubundi azagenza gute? Azabazora. Erega Satani yari yarigishije abantu yuko abakoreye Imana nta ngororano twigeze tubigarukaho, kandi nanone n'abatarayikoreye bigendeye uko bishakiye nabo ari nta rubanza, ari nta gihano kizagenza gute? Kizabaho. Ariko kushaka kuzura Mose byagomba guhamya yuko n'abandi bose bapfuye bizera Kristo bazazuka. Abapfuye bagapfira muri we kuko tubona mu byahishuwe bazongera bakagenza gute? Bazongera bakabaho. Satani ati rero uyu muntu n'uwanjye yarankoreye. Mikayeli ntabwo yigeze ahangana nawe ngo aburane, yavuze Satani Uwiteka agenze gute? Aguhane, kubera ko yarazi ukwihana kwa Mose, kandi abihannye ntabwo bagomba guheranwa n'igituro. Amen rwose. Muri iyo subikurikiye baratubwiye ngo nuko uko byagenda kose Satani yari afite impamvu zo kuburana, kuko yaribukaga Mose yica itegeko cyangwa se yica amategeko. Kandi kuko hano baratubajije ngo umuntu wishe amategeko Mikayeli amuburanire, ariko baratubwiye ngo birumvikana igisubizo cyagombaga kuba ku musaraba wonyine. Byanze bikunze nk'uko wari umaze kubigarukaho, ibitambo byari ngombwa, hari icyo byashushanyaga. Mose yari mu bantu babigaragaje kandi bagombaga kubyitaho cyane, kandi bifite aho byacuriraga ni Yesu Kristo wenyine, nk'uko wari umaze kubigarukaho. Nubwo yari yishe amategeko rero, nk'uko byagenda kose, kandi tuzi ko amategeko abera kwerekana icyaha. Bivuze ngo rero Mose nta yandi mahitamo yari afite, nta n'ubundi buhungiro yari afite. Icyagombaga kumukiza ni uko umusaraba agomba kugaragara, kandi reka dushime Imana ko umusaraba wagaragaye hakaboneka intsinzi. Na mbere rero yuko Mose na mbere ngo yuko Mose na mbere yuko umusaraba murambabarira na mbere y'umusaraba Mose yazuriwe kutazongera gupfa. Imana ihabwa icyubahiro. Bisobanuye ko na mbere yuko tubona Kristo mu isezerano rishya, yagaragaye mu isezerano rya kera azura Mose, kandi amuzurira kutazongera kugenza gute? Kutazongera gupfa. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ntabwo abakoreye Imana bazaheranwa n'ibituro. Reka tubirebe mu ngingo yo kwa gatanu ivuga ngo umuzuko wa twese. Hamwe n'umucyo twongerewe mu isezerano rishya, kuba Mose atarageze mu gihugu cy'isezerano ku iherezo ntibisa no guhabwa igihano mu kigwi cya Kanani yo mu isi, na nyuma Yerusalemu yo mu isi, nk'uko tubona mu mateka yaranzwemo n'intambara, imivurungano, imidugararo n'ibindi. Twongera kubona Yerusalemu yo mu ijuru iboneka mu Baheburayo. Ubu ni naho Mose aba. Ntabwo yazanywe muri ya Yerusalemu yagomba kubamo imivurungano n'ibindi, ahubwo ni muri Yerusalemu yo mu ijuru, ahantu heza kurushaho gutura mu by'ukuri. Imana ihabwa icyubahiro. Bisobanuye ko Mose yahawe igisubizo kiruta ibindi bisubizo byose umuntu yabasha guhabwa. Yabuze ibigaragara byo muri iyi si, ariko yihannye Imana imuhereza ibiruta ibyo yatekerezaga yagombaga guherwa muri iyi si. Hano barakomeje ngo Mose yabaye urugero rwa mbere ruzwi muri Bibiliya rwo kuzuka kw'abapfuye. Henoki yajyanywe mu ijuru adapfuye, ariko nk'uko ibyanditswe bivuga, Mose yabaye uwa mbere wazukiye ubugingo buhoraho. Ubwo n'abapfiriye muri Kristo bose bazazukira ubugingo bugenje gute? Buhoraho. Burya Henoki iwe yagiye mu ijuru adapfuye. Bigaragara ko binoroshye umuntu adapfuye ari muzima, Imana kumuzamura biroroshye, ariko igikomeye kuzura uwapfuye akanazamurwa ni igikomeye kurusha guhindura abazaba bakiriho ngo bazamurwe mu ijuru. Amen rwose. Hano baratubwiye ngo igihe Mose yaba yaramaze mu gituro, ntabwo twebwe tukizi, nta nubwo kinavugwa na Bibiliya, ariko kuri we ntacyo byari bimutwaye. Rya jambo rya somo twaje kubona mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 14, hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Hano naho baratubwiye ngo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Hano baratubwiye ngo imyaka yaba yaramazemo
igihe yamazemo ntabwo tukizi, ariko kuri Mose we ntacyo byari bimutwaye. Ikindi ni uko yahumbije amaso ye mu rupfu, kandi niba byaranamaze amasaha 3 cyangwa imyaka 300, kuri we byari kimwe. Niko biri ku bantu bose bapfa mu mateka yose. Ibibaho ku bijyanye no gupfa ntibitandukanye n'ibya Mose. Duhumbya amaso yacu mu rupfu, kandi igikurikiyeho tumenya ni ukugaruka kwa Yesu, cyangwa ikibabaje urubanza ruheruka. Kandi ntabwo bimenywa n'abamaze gupfa, ahubwo bimenywa n'abakiriho. Baravuga ati wenda uyu muntu igiti yategereje ni ukuzabaho by'iteka cyangwa se agapfa by'iteka, ariko umuntu wagiye ntacyo aba agitekereza. Niko ibyanditswe byari bitubwiye. Icyakora icyo tureba cyo ntacyo byari bimutwaye, icyo tubona cyo ni isezerano yari afitanye n'Imana mu buryo budasanzwe. Yego. Hano bakomeje batubwira ngo abapfuye basinziriye muri Kristo bazongera bazuke. Amen. Kandi haracyariho ibyiringiro, ndetse ibyiringiro bikomeye cyane, kubera icyo Kristo yari gukora Mose yarazutse. Kandi kubera icyo Kristo azakora cyangwa nako yakoze, natwe tuzazuka niba tuzapfa. Niba Kristo atinze tuzapfa. Kubera icyo yakoze tuzazuka. Icyo yari kuzakora, ni ukuvuga ngo icyo yari kuzakora ni ugupfa ku bwa benshi cyangwa kubw'ibyaha by'abantu. Kubw'icyo yari kuzakora ni mu mateka mu gihe cya Mose, cyangwa ibyari kuzaba nyuma ya Mose byatumye Mose azurwa. Nanone kubera ko Kristo yapfuye akazuka, natwe abacu bapfuye nyuma y'umusaraba ndetse na nyuma ya Mose, kuko ni igihamya, natwe tuzagenza dute? Tuzazuka. Dushobora nanone kubona muri Mose urugero rwiza rw'agakiza kubwo kwizera. Mose amaze kwizera, ni ukuvuga ngo ntabwo yari agiciriyeho iteka ryo kurimbuka, ahubwo yahawe ubugingo buhoraho, ndetse bigaragarira mu muzuko. Nanone nubwo yatsikiye, ariko yabayeho imibereho yo gukiranukira Imana ndetse no kuyiringira. Imana ihabwa icyubahiro. Icyaha cya Mose kingana no gutsikira. Haleluya. Nuvuga ngo ntabwo yagiye ngo arambarare, yaratsikiye, yarasitaye, ariko hamenye ko yakoreye ishyano, yaragarutse kandi Imana iramwakira, imufata nk'intwari. Uyu munsi ahagarariye abantu bose bazapfa, ariko bapfiriye mu mwami, kandi bitavuze ko ari abakiranutsi, ni abakoze ibyaha na nyuma y'uko bashobora kumenya iby'agakiza, ariko bakihana, kubera ko bamenye ko bagushira ishyano, Imana izabakira kandi izabazura ku munsi w'amateka. Amen rwose. Ndatekereza ko iki cyigisho rwose ni icyongera kutugaramo ibyiringiro cy'uko uko byagenda kose, hamwe no kwihana, Imana ibiri kumwe natwe. Kubera ko turi kwiga igitabo cyo gutegeka kwa kabiri, rero kigenda bagaruka no mu isezerano rishya, ndetse n'ukuri twakoramo muri iki gihe. Mose yahamagariye ubwoko bw'Imana kugira gukiranuka nk'uko nguko. Ntabwo ari ugukiranuka kuvuga ko tutakora icyaha, ahubwo n'igihe twamenye ko twakoze icyaha tugomba kugaruka. Ibyo nibyo Mose yararikiye ubwoko bwe mu gihe cya kera. Kwizera rero kuzaturinda gushidikanya amasezerano y'Imana, cyangwa se gushidikanya Imana ubwayo. Ingingo yo kuwa gatandatu. Ingingo yo kuwa gatandatu nk'uko bizwi ni ingingo yitwa ibindi byo kwigwa ndetse no kuzirikanwa. Igihe bateraga hejuru bati muri iki gitare twabakuriramo amazi, bishyize mu mwanya w'Imana nk'aho aribo bafite ububasha, kandi bari abantu bafite intege nke n'amarangamutima bya kimuntu. Kubera kuremererwa no kwitotomba kwahoraga ndetse no kwigomeka kw'Abisirayeli, Mose yari atagitumbiriye umufasha we ushobora byose, maze kubwo kutagira imbaraga mvajuru, kubw'intege nke ze, yangije ibyiza yari yakoze. Umuntu wagombaga kuba yarahagaze atunganye, ashikamye kandi atikanyiza kugeza ku iherezo ry'umurimo we, amaherezo yaratsinzwe. Imana yari yarateshejwe icyubahiro imbere y'iteraniro ry'Abisirayeli mu gihe yagombaga kubahishwa no kwererezwa. Bivuze ngo twagarukaga n'ubundi ku byo twize, uko ari byo kwiga no kuzirikanwa. Icyo tugomba kwitegereza hano ni uko ikosa bakoze ryo kuvuga ngo mbese muri iki gitare twabakuriramo amazi, nk'uko twagiye tubigarukaho, bari bafashe umwanya w'Imana, cya cyubahiro cyari gikwiriye Imana bari bagifashe, kandi
byagaragaraga yuko intege zari zimaze kuba nkeya kuri bo, kuko aho kugira ngo amaboko yabo akomeze gufata umufasha ushobora byose, byagaragaraga yuko yarasa n'amaze kumurekura. Nyuma y'icyo gihe rero icyubahiro cyagombaga Imana barakigaruriye, ni nayo ikosa rikomeye cyane ryari riturutse, kandi reka dushimira ko yakimuhishuriye, mu kukimuhishurira ikanatanga n'imbabazi mu gihe Mose yari amaze kubyemera. Imana idufasha. Amen. Hano bakomeje nanone batubwira n'ubundi igitekerezo cya Mose, uburyo igihe Yesu yari ku musozi wa Getsemani mu gihe yari ababaye, avuga ko umubiri umutima ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Mose ari mu bamubonekeye ndetse na Eliya. Byongera kugaragaza amahirwe yahawe nk'igisubizo cy'isengesho. Yigeze asenga abwira Imana ati, Mana wambabaye nkazagera mu gihugu wasezeraniye ba sogokuruza. Imana iramubwira ngo uherukira kumbwira iryo jambo. Ariko nk'uko twabibonye mu cyigisho, Imana yamuhaye igisubizo kirenze icyo umuntu yatekereza, iramuzura imujyana mu bwami bwayo. Igihe Kristo yari akeneye ubufasha, ntabwo Imana yohereje abamarayika, ahubwo yohereje abantu bahuye n'imibabaro nk'iyo nawe yari agiye kugenza gute. Yarije ibirenge bye kuri bwa butaka bwari bwarasezeraniwe ba sekuru na ba sekuruza ndetse n'ubwoko yari ayoboye, noneho akigeramo uwo cyasezeraniwe nawe agenje gute, akirimo. Mu yandi magambo, yagikandagiyemo cyujuje ibyangombwa byose Imana yari yarasezeraniye ubwoko bwa Isirayeli ndetse n'abari batuye isi. Imana reka tuyishimire cyane yuko no mu gihe tudatekereza ibasha kuduhereza ibisubizo biruta ibindi byose. Ku bisubizo by'Imana tumenyereye yego, tumenyereye tegereza, ndetse tumenyereye na oya. Ariko hari ikindi gisubizo kidasanzwe soma muri ibi byanditswe byera, ni iki ngiki cy'icyo umuntu atigeze atekereza. Mu yandi magambo, ni igisubizo gihebuje ibindi bisubizo byose. Ibyo byose Imana irabitubikiye mu gihe cyose twemeye gukingura imitima yacu no kwemera ko tugendera mu bushake Imana yifuza ko tugenderamo. Amen rwose. Ndatekereza ko ingingo zirimo gusoza. Hari ijambo nabwira abavandimwe nsoza, riri mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 6, kuko ngewe maze kumera nk'ibiswa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye gisohoye, narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiye ikamba ry'ubugingo iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara si njye jyenyine, ahubwo ni abakunze kuzaboneka kwe bose. Nuko Pawulo warandika aravuga ngo gira umwete wo kuzaho ndi vuba. Ayo magambo ni amagambo yavuzwe na Pawulo igihe yabonaga umusozo we uri kugenda, Imana imaze kumwishyura yuko igihe cyo kugenda kwe kirimo kwegereza. Ariko avuga amagambo yo gukomeza abantu, abereka yuko yakoze icyo asabwa gukora, icyo ategereje ariko Imana yasezeranye. Uyu munsi wa none dukwiriye gukora ibyo dusabwa gukora, kandi tukizera yuko nitumara gukora ibyo dusabwa gukora, Imana nayo izasigara yiteguye gukora inshingano yayo, ariyo kuzakora icyasezeranywe, kuzajyanwa muri Kanani yo mu ijuru. Imana ibidushoboze kandi iduhe imbaraga kugira ngo twitegure uwo munsi mu izina rya Yesu. Amen. Nshuti muvandimwe udukurikiye kuri Marayika Wundi TV, dushoje iki cyigisho cyatubwira ngo umuzuko wa Mose, ndetse n'icyigisho n'igitabo muri rusange cyatubwira ngo ukuri kw'iki gihe, guteka kwa kabiri, igitabo cyo guteka kwa kabiri n'ukuri kw'iki gihe, nacyo nyine turagishoje. Ariko icyo turaba muri iki cyigisho, imibereho ya Mose, intambara yarwanye, byerekana n'akajagari k'ibibera muri iyi si. Ariko icyo tureba cyo ni uko Imana yamuzuye, kandi iki ni igihamya gikomeye yuko Imana izazura abana bayo bayiringira. Ikindi kandi twebwe ndetse byari bikwiye kutunezeza kurutaho cyane ko twebwe ibyacu bisa naho bizaruta ibya Mose. Mose yongeye guhabwa igisubizo, agaruka mu isi, ariko n'ubundi yari isi y'imibabaro, yari isi y'akaga, n'ubundi yari asa n'ugarutse mu ntambara. Kuko niko tubibona, n'ubundi yari asa n'ugarutse mu ntambara ihanganishije Kristo na Satani. Ariko Kristo nagaruka bizaba birangiye, abariho bazahindurwa, abapfuye bazazurwa. Ibyo niba Imana yarabishoboye, twiringira amasezerano y'Imana yuko n'ibindi byose izabidushoborera. Mureke muri aka kanya dufatanye kugira ngo dusabe Imana kugira ngo tuyoborwe n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, twe kuyoborwa n'amarangamutima yacu nuko tubyumva. Ibi bizadufasha
kubaho kandi natwe mu maherezo yacu tukazashimwa cyangwa se tukazasiga umurage mwiza nk'uwo Mose yasize. Niko gusenga kwacu twisabira namwe tubasabira mu izina rya Yesu. Amen. Badusengera tugasoza. Data wa twese, izina ryawe rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Amen. Waratuyoboye muri iki gihembwe cyose, waduhaye kwiga kandi twarasobanukiwe. Warakoze kuko ibyanditswe byera wandikishije, nta rujijo ruhari, abazabikurikiza bazagera mu bwami bwawe. Turagusabye ngo twebwe tumaze iminsi tubyigisha, ndetse n'ababikurikiye bose, ndetse n'abadufashije kugira ngo bigere kuri benshi, twese Mwami uzaduha amaherezo meza. Amen. Niba warateguye inzira dukwiriye gucamo ukanayiharura binyuze mu mibabaro, uduhe kuyikurikira, turinde guca iburyo cyangwa ibumoso dutandukanye n'inzira yawe, uduhe kwicamo nk'uko ubishaka. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Tukoresheje ubugingo bwa twese, turakwinginze cyane kugira ngo Nyagasani, isi nzima ukomeze utabare kandi urwane intambara, kugira ngo ubw'imitima myinshi iri kujya kure ugarure myinshi kuri wowe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Udufashe mu buryo bwose bushoboka, kandi Mwuka wawe wera akomeze kutwuzura mu izina rya Yesu. Amen. Amen.